ya saa sita kugeza saa kenda ngo habubwira kabi izuba riravuga ngo uyu mwami wande sinamuvira sinamuvikaga hano ariko yende bari babantu tabana turi kumwe isi iravuga ati yo none se kwa cikanye ubusingiye kubonesha baramubika hano muri buno butaka isi ngwiratitira umwenda gukingiriza rero cyane utabukamo kabiri uhereye hejuru wiga hasi aho bari baramujijwe kugera kubw'amaraso ya Yesu tugerayo kuvuga ngo twarahageze amaze gucikana Nikodemu wawe twavuze ku gice cya gatatu yafatanyije n'abandi bamanura umurambo wa mbere wa Yesu bawushira mu mva tubona namwe ndizera ko tuzabona ibihe byiza Imana bamugisha ko bateranye yarakoze kuduha igihe tugiye gukoresha igihe cyiza rwose turaza kucyubahiriza Imana iradushoboza turashimira abashumba b'itorero Efa pasiteri Teranye n'abadiyakoni abayobozi b'itorero abakorera ahangaha abakristo bamwe twahebukanaga kera twataramanye kera ndashimishijwe n'uko basanga ahangaha n'umukuru w'Imana n'abandi twakoranye twiganye nabo nababonye Imana ihabwa icyubahiro ku bwanyu kuko tugiye gusangira Imana tugiye gusoma ahantu habiri ndasoma hamwe Aneti bamuhete mikrofone aze gusoma ahandi habiri ndasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ni igice cya 21 umurongo wa 25 reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 21 n'umurongo wa 25 aravuga ngo ariko hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze byakwandikwa byose kugira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi ariko hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze byakwandikwa byose kugira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi ariko hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze byakwandikwa byose kugira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi soma nawe Zaburi 119 ku murongo w'126 aravuga ngo igihe gikwiriye cyo gukora Uwiteka kirasohoye ko bahinduye ubusa amategeko yawe amen. Aya niyo magambo tugiye kuganira dusomye ubutumwa bwiza bwa Yohana ndetse no muri Zaburi hanyuma amagambo tugiye kuganira ni amagambo yoroshe uwo ari wese ashobora kumva amagambo avuga ngo gukora kwa Yesu mu buzima bwawe ni ibintu bisanzwe Yesu gukora kwe mu buzima bwawe muri buri nguni iyo ari yo yose y'ubuzima bwawe ayo niyo tuvuga Yohana turaza kumuganiraho ariko avuze ibintu bikomeye cyane atekereza imirimo ya Yesu yakoze abwira abantu ngo yemwe nagerageje kwandika ngerageza kucegeranya kugira ngo mvuge imirimo Yesu yakoze ahereye ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 21 agenda yandika ndabigeraho ariko bagere ku murongo wa nyuma
aravuga ati yewe ariko hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze. Aravuga ngo byakwandikwa byose, aravuga ngo ngira ngo n'ibitabo byakwandikwa tibyo kwirwa mu isi. Umuntu akandika bagatondekanya ibitabo bakabihuta mu Rwanda rukuzura, Kongo ikuzura, Burundi ikuzura, Uganda ikuzura, Afurika ikuzura, Aziya ikuzura, Amerika ikuzura, Australia ikuzura, imigabane yose ikuzura. Hari undi mu ndirimbo zo gushimisha bavuze ngo mbega urukundo rw'Imana, ntawarondora uko rungana, urusumba izuba, urusumba ukwezi, ngo ni kuzimu urwogerayo. Agererwa avuga ngo ab'isi bose bo b'abasekereteri bakandika. Vuga ngo amen. Ibyatsi byose, ibishanga, bishasha, sinzi amazina y'ibyatsi by'abana, ariko niba ari ibyatsi byose, inshinge zose, ibishanga byose, ibishanga byose n'ibishangara byose, na tuno duti twose ngo tukaba uducu, tukaba udukaramba twabanditse. Hanyuma ngo ab'isi bose mwese mukaba banditse, buri wese agafata agace mukagakaramba arimo yandika ibyo Yesu yakoze. Noneho mu ijuru bakagira karatasi, urupapuro, isi nayo bakayigira urupapuro, mukina mukandika imirimo Yesu yakoze. Inyanja nazo munsi zirimo za Atlantike, za Indiya, sinzi ibiyaga by'ahantu, twavuga nka Kivu, twavuga Umuhasi na biriya byose, ngo bakabirunda muri twa ducumu bikaba wino, ngo mwese mukandika ibyo Yesu yakoze. Uwo mwanditsi aravuga ngo ibyatsi byose, ijuru naryo rikaba rito, isi nayo ikaba nto, namwe mukaruha mwandika ibyo Yesu yakoze. Yohana aravuga ngo hariho byinshi Yesu yakoze, ngo biramutse byanditswe, ngo ngira ngo n'ibitabo byakwandikwa. Bibiliya yavuze ngo tuzokwirwa mu isi. Ayo niyo magambo tugiye kuvuga, ko turababwira ngo niba hari gutekereza mu buzima bwawe, ukicara ukavuga ngo yemwe ibi ngezeho ni Yesu wabikoze, ukabona bitarakozwe n'umuryango wawe, family yawe, ukabona bitarakozwe n'amashuri bize, haba naho utuye ga buriya ni Yesu wabikoze. Utekereje uyu muti naho wafukiye, naho wakuriye, tukabwirana amakuru twese twicaranye, ufite aho ukomoka, imisatsi niwe wayirojeje iburasirazuba, niwe wayirojeje iburengerazuba, harimo bamwe batazi bakuraho n'igitambaro. Ibyo nabyo ubitekereje Yesu wabikoze. Amen. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Ongera ngo amen. Bamwe babonye amashanyarazi aha hantu ahantu bari, haba nawe uko ufite amateka yaho wavuye, kuba wicaye kuri ino ntebe, ibi ni Yesu. Basta kuba turi muri ano makara, ukuko Imana amakara maze hasi ndakaja hejuru. Ibi ni Yesu wabikoze. Haba nawe mwambaye uko mwambaye, ntabwo ari imbaraga zanyu, utuntu tumwe mwasingasinze mukubita abandi bari mwese mwabaye amarende ntamutsike. Ibi ni Yesu wabikoze. Hamwe navuga Yesu icyo yakoze, nahera mbito ngafatira ijoro rigaca mvuga imirimo ya Yesu. Niba hari ibyakozwe ku buzima bwawe, naje kukubwira ngo ibyo utekereza Yesu yakoze, ukavuga ngo niwe wabikoze, nakuzanira ubutumwa buvuga ngo yongere kandi akore. Yewe timundambirwe kuko ndakoresha igihe cyanjye. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Ese uko tutekereza ngo niko ari wowe wabikoze, haba nta kwicaye ku
kuri Yesu wabikoze. Pastor yambwiye ngo yaje ahangaha ngo akazazingaye ipantaro kugira ngo ikintu kitamuka. Pastor usubiza amaso inyuma utekereze kuri bitwimo ari Yesu wabikoze. Vuga ngo amen. Iyo bari gutekereza amakuru numva aho mugeze naho mugiye kugera ni Yesu wenyine. Twamukomera amashi. Uzamuri ibiganza niba dutekereza ko ari byo yakoze mu buzima bwacu. Tureka abanyegereza amaboko yacu tuvuga ngo Yesu warakoze. Bwana Yesu wasifiwe sana. Niba hari icyo rero utekereza ko hari ibyakoze mu buzima bwawe kandi ukavuga ngo ni Yesu wabikoze, nazanye ubutumwa buvuga ngo yongere kandi. Data niyongere kandi. Ongera ubwire mugenzi wawe ngo yongere kandi. Ubwo butumwa se mwabwira ko papa tukamwaririmbye neza ye. Imana ibahe umugisha. Yesu yongere kandi. Pastor yongere kandi. Mwabakozi b'Imana mu Yesu yongere kandi. Namwe mwabaririmbye yongere kandi. Itorero twese yongere kandi. Agiye kubikora kuko David yavuze muri Zaburi igihe kandi cyo gukora kwiwe. Noneho ngo cyasohoye. Ni kw'Imana niko avuze ngo igihe cyo gukora ku iteka. Ni uyu mwaka ni muri amasengesho nimuza kuva mu minsi 40 utabonye ko hari ikintu agiye gukora mu buzima bwawe. Gukora tugiye mu gihe cyo gukora kwe mu kirasohoye. Hari witeguye gukora kw'Imana mu buzima bwe. Muri kino gitondo Yesu yongere kandi agiye gukora. Tumukomere amashara yawe. Aya magambo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana ni amagambo ukunda cyane yanditswe na Yohana. Ise yitwa Zebedayo, nyina yitwaga Salome. Salome yavukanaga na Mariya nyina wa Yesu. Mbere yuko aba umwigishwa wa Yesu yabanje kuba umwigishwa wa Yohana Umubatiza. Yesu yamuhamagaye kugira ngo amukoreshe amuhindure intumwa ye, amusanze ari mu kazi, ntabwo yari umushomeri. Bibiliya iravuga ngo yari mu nyanja y'i Galilaya ari umurobyi, kandi Bibiliya ikavuga ngo yari kumwe na se Zebedayo ngo akabana na mwene se witwa Yakobo. Kandi Bibiliya itubwira neza ko igihe Yesu yamusanze aza kumuhamagara ngo bari mu buzima butoroshe kuko ngo n'urushundura rwabo rwari rwacitse, ngo Yesu yamusanze barimo bapfundikanye. Imana ihabwa icyubahiro ko izi twiyerekaga ikikora isanze turimo dupfundikanye, ariko twarapfundikanije yewe. Haba no gutanga urusengero byasaga n'ababireba babibonaga ababyibuka byari ibintu byo gupfundikanya, ariko muri ibyo byo gupfundikanya Data agakora. Aza yishyura mu buzima bwo gupfundikanya, yagusanga upfundikanya agakora. Ntacyo bitwaye ni kuri gupfundikanya yewe, ntacyo bitwaye ni kw'Imana, kuko igihe cyo gukora kwa Yesu kirageze, kuko igihe cyo gukora kwa Yesu ubuzima bwawe kiraje, kuko igihe cyo gukora ku itorero kiraje. Tuzamurire Yesu icyubahiro. Haleluya! Aramuhamagara amubwira ngo Yohana uri gupfundikanya kugeza umukozi wanjye ngwino ubituma. Bibiliya irambwira ngo Yohana itaba intumwa yande ya Yesu, abarwa mu ntumwa 12. Ariko nubwo abarwa mu ntumwa 12 nanone afite umwihariko we. Ariko Yesu hari umuririmbyi wavuze ngo ni inshuti yanjye ngo sinamureka, ngo kuko yamuriye ibikomeye. Yesu ni inshuti yanjye. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Itorero mwavuze ngo amen. Twese twavuze ngo amen. Tuzamure ibiganza by'Imana icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana rero abo umwihariko mu ntumwa za Yesu 12 yari yaratoye mu batatu abagira umwihariko, abagira inshuti se. Abo batatu ni yahamagaye Petero, ahamagara Yakobo, ahamagara Yohana, abagira inshuti se magana. Nubwo bari batatu bari kora mutima za Yesu, arasiratoranya muri batatu. Avuga Yohana ati wewe ngwino ubaye inshuti yanjye. Yohana ngo bazaga bicara bari kumwe n'izindi ntumwa, Yesu ari kumwe n'izindi ntumwa.
Yohana agahita afata Yesu akamwiyegamiza akamushyira mu gituza. Amen. Nikaho aribo babazaga ngo se ko yazavuga ukeya we wari wegeranye nawe waza ubavuga gute? Vuga ngo amen. Hana ari mu ntumwa 12 bagiriwe umugisha ukomeye kuko Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo ndababwira ukuri yuko bamwe batazapfa muri mwe, bamwe tugenda batazapfa batabonye ibyiza umwana w'umuntu yahoranye. Kuko igihe Yesu yaje mwese akavukira kwa Yosefu na Mariya, abantu bagenda batekereza ko ari mwene Yosefu na Mariya bikarangirira aho ngaho, ndetse bakamutekereza ko ari uwo mubabaje. Amaze data Yesu arababwira ati yemwe muze twe gutarama ku musozi kugira ngo batazajya bibwira ko ndi mwene Mariya na Yosefu bakabwira umwana w'umubaje bikarangirira. Baza kubona ubwiza nahoranye. Kuko mbere y'uko aza mu isi nimujya muririmba ngo wasize ubwiza wari ufite mu ijuru. Ubwo wazaga mu isi Yesu ngo n'umwivuka ryawe burya ngo nta hantu hari ngo wagutunganiye. Umurinda akavuga ngo nimba ntahahari ngo wimbe mu mutima wanjye na umebona bikwendeye ngo ngwino utahe mu mutima wanjye amaze wibonere mwaho kuba duhimana icwaye. Yemwe mwaza muri biganza muvuge ngo amen. Itorero amen. Sample for in the hallelujah. Weka bagira kucha hallelujah. Weka basamura for in the hallelujah. Agira bigishwa mu bamwe muri mwe ntago bazapfa batabona ibyisho umwana w'umuntu yahoranye. Bibiliya ivuga ngo sishubo après iminsi 6 ishize azamukana Petero, azamukana Yakobo, azamukana na Yohana, agiye kubiyereka. Nikawe yanagiye gutelefona mu ijuru ati papa unyohereze bwa bwiza nahoranye kuko abatipe bazagira ngo ni mwene Mariya na Yosefu bikarangiriraho. Ndashaka kunyohereza bwa bwiza nahoranye tibategetse ko ndi umubashe gusa ngo birangirira ngaho. Ati papa ndaje kukwihere kugira ngo abatipe mwatarabanye bamenye uri ngo mu mwanya mutoya ngo babone umwenda yari yashanye ku musozi ngo ubaye umweru urera. Vuga ngo urera. Mumare kuba umweru dere ngo babona no mu maso he ngo atangira ngo kurabagirana. Baravuga bati yembe uyu ndi mwene Mariya na Yosefu, babona ngo agize ubwiza budasanzwe. Vuga ngo amen. Ngo bagire gutya atelefona no mwijuru ati none wohereze n'abagabo babiri baze dutaramane kuri uyu musozi. Abashitsi b'Imana turabashaka. Ijuru atese nidushaka wohereze Mose, wohereze na Eliya baze dutaramane. Atese niki gitumushaka Mose ngo ataramire kuri uyu musozi. Aterega bajya bagira ngo ugivuga tusohoze isezerano wavuze kuko ni wowe wibwiriye Mose ubwo yari avuye muri Egiputa ashoreye ubwoko bwa Isirayeli. Uramubwira ngo uzamugeza mu gihugu cy'Kanani cy'isezerano, uramuzanye kumugeze mu baya by'Imowabu ngo mugeze mu mpinga za Pisiga, umwereke igihugu urabwira ngo ngiki umara gutsinda. Ese buriya wasohoje icyo wavuze kuri we? Toyaye aho ni utarabishoboje tuma Mose azatarabire kuri musozi akandagire i Yerusalemu, akandagire muri Isirayeli mu gihugu cy'isezerano wari warasezeranye ko azatigeramo naza gikandagiremo. Ijoro riravuga ati fuza ferezo kabisa ufite rezo rwose Mose naza sohorezwe isezerano. Yewe Imana ni kuvugana nawe izasohoza. Vuga ngo izasohoza. Sumanditsi bavuze ngo si umuntu mwibeshye kandi ngo si umwana w'umuntu ngo yicuze ngo ibyavuye mu kanwa kaye ngo no kubikora izabikora. Haleluya. No kubikora izagira gutegere ngiruwo muri kumwe izabikora. Kuko Imana si umuntu mwibeshye, si umwana w'umuntu ngo yicuze. Niba hari Imana yavuganye nawe ni uko Imana izabikora. Vuga ngo izabikora. Vuga ngo izabisohoza. Komera Yesu amashyi. Ati Mose naza atarama. Eliya wese bamushakira iki? Nawe naze ati kubera ko wamusiye Eliya atandukana na Elisa. Elisa yavuze amakuru abafangiwe imbere bakagira iminsi 3 bamushaka n'abana b'abahanuzi. None mutume aze kugira ngo bimenyekane ko yagiye mu ijuru. Ati Eliya we ngwino kandi hari umuhanuzi bari barahanuwe ko Eliya azongera kandi kuboneka kugaragara. Aboneka kuri umusozi muri icyo gitaramo. Vuga ngo baratarama. Uwo munsi nibwo
Petero yavuze ngo mwami wanje we wani byiza n'amaboko turaha jewe ngize imbaraga ati zo kubaka urubaka iki inzu zitatu inzu eshatu inganda eshatu ndubaka yawe atesi yanyu ati ndakubakira Yesu ati nubakire na Mose nubakire na Eliya izo koresha ati bose nuva ku bushobozi bwo kuzubaka iwe se ari ubwe hehe ugiye kubaka Petero we kwatashize mwiyiwe tiyashiramo ya Yakobo tiyashiramo biya Yohana ijuru yavuga ngo urasa navangi ubwo washatse kubwira n'icyubahiro cya Yesu murakurikiye ukigereranye n'icya Eliya na Mose ijuru rirakinguka uvuga ngo rirakinguka navuga ngo nguyu mwana wanje kudakamwishimiye ngo abari we wenyine mubaha abari we wenyine mukorera vuga ngo amen ongera ngo amen ayo magambo yose Yohana yarabirebaga ariko Yohana niwe mugabo muri Bibiliya mu ntumwa 12 washoboye kugirana na Yesu ku musaraba mu magambo arindwi Yesu yavugiye ku musaraba muravyibuka hari ibyo yabwiye Yohana arabwira ngo uyu muvyeyi nawe umuvyeyi umenye umwana turi kumwe umunsi Yesu yazutse abagore bavuze ko Yesu yazutse itumwa ngo zaributse uba ngo baributse nimujya kuririmba ngo hariwa bahamya urupfu rwa Yesu nibo barutse mumva Yesu yakuzuka mumva hanyuma yagiye ijuru vuga ngo amen hanyuma bahamya urupfu rwa Yesu abagore baravuze ngo Yesu yazutse baba baributse ngo biruke Yohana niwe watanze abana kurunguruka Mungu wagaruke aravuga imvanye irarangaye tutabivuze imvanye irarangaye imvanye irarangaye akakiri mumba yarazutse imvanye ifanye umwami Yesu iranangaye vuga ngo amen fana nawe ari wahamishe babwira abantu ngo Yesu ntabwo ari bumva yasutse vuga ngo amen sitera marango yewe kandi huti abaza bakuri washonje ikatwoge tuvuge tukeya ariko dutahe tuvuze ngo Yesu agiye gukora mvuge ngo amen mwongere ngo amen ari bantu banditse Bibiliya mu banditsi ba Bibiliya mu Isezerano Rishya we yanditse ibitabo bigera kuri 5 yanditse ubutumwa bwiza yandika Yohana wa mbere wa kabiri wa gatatu arongera kandi yandika icya gatanu cy'ibyahishe kandi icyo yanditse byose yandikaga kuri Yesu yamumenye mu buryo budasanzwe amubona mu buryo unyuranye n'ubundi bw'abandi banditsi nubwo nabo bamumenye izindi tumwa zikandika Matayo yaranditse aravuga ngo yakomoka muri Aburahamu avuga ibisekuruza sivuga amakuru y'ibyo Matayo yanditse abugira umuntu bisanzwe iyo ngiyo umwami ariko ngo amutora aravuga ngo ni umukozi kandi ntajya akorera ibihembo nuko amutora aravuga ati jewe ndanditse nabonye nubwo nise ku mudokiteri uvuga ariko Yesu niwe muganga ujye uvura bika atabandi baganga bose abadokiteri muri aha namwe murabizi n'abaganga muri aha iyo mugiye kudupima muzamuzana kariya kantu ka termometre mugakubitana mukwaha mukagakura mukagira guki mukiruka ngo afite 39 40 ariko Yesu ugiye kuvura ntazazana kantu bakubite mukwaha bakubwire ngo ufite 39 38 iyo asanzwe urwaye azavuga ngo wakize ikorera uburiri bwawe witeke
vuga ngo amen. Bogera ngo amen. Umuganga dukorana tugendana cyangwa n'ufisi kurusi ni umuganga utangaje. Yohana aravuga ati no, Matayo ngo amugize umuntu mari ukamugira umukozi nawe ukaba umugize umudokiteri yewe kurikisha ibyo namubonyeho. Ni Imana rurema ugice cya mbere aravuga ngo mbere na mbere hari ijambo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana. Ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Mu biro bikurikira aravuga ngo ijambo ngo yari mwisi ngo kandi niwe wayiremye ngo nyamara isi bamukenya ngo yaje mu bye ariko abandi bamwemera ariko ngo bamwemeye bose bakizera izina rye abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yohana aravuga ngo bakunda umutureba kudutarana ngo turi abana b'Imana kandi ko tuzaza ngo tukurerekane ariko ngo Yesu yerekanwa ngo tuzasa nawe kandi ngo tuzamurebe uko azaba ari natwe ngo tuzamwena. Ati kandi Yesu mabwira yemewe azi guhindura ibintu. Vuga ngo azi guhindura. Niba agiye gukora azaza agahindura ibintu ntabwo gusiga uko umeze. Araza ahindura yemewe. Vuga ngo arahindura kandi araza kubigenza neza. Ati bamutumiye mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya afata amazi bashobewe ayahindura kuba divayi. Niba yarafashe amazi akayahindura divayi tiyahindura ubwo buzima bwawe tiyagira ahantu agukura akagira ibyo ahindura. Umuririmbyi yaravuze ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi kandi wahindura iyo mibabaro kugira ngo anezeze. Aravuga ngo Imana ishimwe kuko izanyumva amasengesho. Imibabaro yawe agiye kuyihindura, ubuzima bwawe agiye kubuhindura, imibereho yawe agiye kuyihindura, ababarinzi agiye kubahindura. Haleluya! Kuko igihe cyo gukora kwe kirasohoye. Biro muri kumwe ngo kirasohoye. Tazahindura ubuzima gusa bwo wahindura amazi kwa divayi ngo areke guhindura n'abandi. Ku gice cya gatatu kiyahinduye umugabo witwa Nikodemu wamusanze nijoro. Vuga ngo amen. Ku gice cya kane kiyahinduye indaya akayigira umuvugabutumwa. Timwibuka ko bahuriye ku iriba indaya yagiye kuvoma. Yesu akamubwira ati va ku mazi. Yabara akamubwira ati yewe wowe uri Umuyuda nanjye ndi Umusamariya ntabwo tujya duhura tujya duhuza. Yesu akamubwira ngo yaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi wariwe ngo ari kumuha amazi ya fete yamara niba akaguha amazi y'ubugingo. Vuga ngo amen. Bongera ngo amen. Bongera ngo amen. Bibiliya ivuga mu kiganiro gitize icyo Yesu yagiranye n'uriya Musamariyakazi. Umusamariyakazi arahinduka. Ntiyahindutse yeme. Ntiyahindutse siyo ndi mumaza muririmba ngo yarahindutse amaze kumenya Yesu. Ariruka ikirindi akakubwira Abasamariya ngo wa wundi bavuze abahanuzi bavuze wa wundi banditse muri biriya bitabo byose Mesiya namubonye. Ngo Abasamariya bose bariruka hanyuma ngo bahure na Yesu barakizwa. Yesu yashatse gukiza abantu atazandika. Iyo mpamvu utakagombye guhinyura uwo ari we wese ashobora kuba igikoresho cy'Imana. Imana yakoresha ubuzima bwawe bugahinduka. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Weka bazamura ngo amen. Ongera kuzamuke amen. Ntabwo bigarukiraho gusa. Ku gice cya gatanu Timosi ibintu Yesu yakoze. Bibiliya ivuga ngo hanyuma y'ibyo hari iminsi mikuru y'Abayuda. Ku gice cya gatanu ngo nuko Yesu aja i Yerusalemu. Bibiliya ikavuga ngo aho yari agiye Timosi ko ngo hari ikidendezi. Murakibuka marayika w'Imana ngo iyo yamanukaga muri icyo kidendezi ngo uwatangaga abandi muri ayo mazi yihindurije ngo nibo bakiraga indwara ye yose yabaga afite. Yesu aje aho ngaho amenya yuko uwo muntu agize igihe kirekire. Reka mbabwire sinitaye ku bintu umaze muri icyo kibazo ariko igihe cyo gukora ku Uwiteka cyageze kugira ngo agukure muri icyo kibazo. Ngo amenye yuko uwo muntu agize igihe kirekire mu kibazo arwaye imyaka 30 n'ingahe 38 niyo uraza kuhava tuzamura ibiganza by'Imana.
Navuze ngo amen. Amen. Itorero ryose twavuze ngo amen. Amen. Amaze imyaka ingahe? 38 ari kibazo. Yesu aramusanga aramubwira ngo urashaka gukira. Hanyuma rimwe abo twari kumwe ariko nababwiye rimwe na rimwe abantu bajya batekereza ko ya muntu yavuze igihe yasubije Yesu ngo singira umuntu. Abantu bagatekereza ko yasubije Yesu nabi. Hako jewe mu busesenguzi no kumva ijambo ry'Imana no kwisoma cyane, jewe numvise ko ya muntu atigeze asubiza nabi kuko yaravuze ngo singira umuntu, kuko abari bafite abana babashiraga mu mazi y'amazi yihindurizaga bagakirirwa. Uriya umuntu nawe abwira Yesu ati yewe urambwira ko kuko ntabwo waba umuntu udahuye n'umuntu, kandi iyo wahuye n'umuntu zo gukunda ntabwo waba ukunda udahuye n'umuntu, kuko iyo wahuye n'umuntu agutera akantu ukaba umuntu. Ntabwo uzabona akantu udahuye n'umuntu kugira ngo nyine umere uko mukumeze nuko hari uwo mwahuye nawe cyangwa Imana ikaguhuza n'umuntu. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Abahuye n'abantu umuntu w'ingirakamaro hazagira icyo akugezaho mu buhamya nahawa kugira ngo bimwe bihinduke bigire uko bimeze. Paseri yabaye ubuhamya ndaseka, yabwiye ngo abantu bamubwiye ngo abandi bagiye guterana kure genda agakecuru nta rwose none wowe uteranira bakaza mubwira ati se ngunda uyu mukecuru ndamutegera moto arahagera, ubushobozi se bwa fatire ndabufite ndagira ate kwa ntaye kigeragezo bagira nti kandi baravuga ati reka nisubizemo imbaraga. Asanze aho taxi fatire ziri ati we hindukira tugende tujye ndahakwereka. N'amafaranga yo kwishura nabyo byasaga naho hari ikibazo, kandi n'ikinyarwanda uwo muzungu ntacyo yarazi kandi yarazi n'icyongereza. Sinzi paseri niba w'icyongereza icyo ntiyarakize kuko none yarameze nk'abandi bamwe kuko bose byari ariko Imana ni umukozi w'umuhanga, kuva mu umukozi w'umuhanga. Basa twega tugira ibanga rimwe na rimwe iyo abantu bahawe ubuhamya bazagusangiza abana. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Ngo hagera asanga ibiti mwashize birimo binyinjirwamo umwuka aramubwira ati jewe hano rero numvishe nabakunze kandi ngiye gutanga ifaranga muzareho mwubaka. Atatasha ageze mu rugo yohereza amafaranga, kandi kuva yohereza twarasubira kubonana twarambwira kandi kuvugana icyavugahura n'umuntu yashakaga agira icyo akora, ashakaga agenda iburasirazuba nawe ufashe neza ariko agasiga Sisa soma Bibiliya mbibwire kuriya muntu Yesu yakoreye igitangaza akamubwira ngo ikorere uburiri bwawe nuko nuko yarenze ubwo bose basubire iwe yaramubwiye gukorera uburiri bwawe wigende eba akunda yikoreye uburiri kandi ari umunsi w'isabato kandi ngo byari byemeye so kwiruka so kwihuta yiruka akanya uburiri ukazubira ngo none bamudodeye ariko Yesu anyura mu banyamasaha tubaramubwira ati we ninde wagukoreye uburiri ninde wagukoreye igitanda ku munsi w'isabato kandi ntibyemewe. Yari kuba kumukobwa ari kutoka kure n'amasabato yene ayo masabato yageze agiriki amariki imyaka 38 kuko yari yareze amasabato menshi ariko iyo wahuye na Yesu agakora kaza yita ku myaka wawe. Navuze ngo amen. Kandi gataza akora mu nguni ubwo yarase akoreye abantu amukoreye igitanda ariko nira ku gice cya gatandatu amanuka jana ahantu ngo amarasanga abantu yiriwe avuga ubutumwa barashonje abagabo 5,000 ariko utabaza abana n'abantu ku gice cya gatandatu Yesu abwira ituma ngo nimubicaze banje ituma tiyene baragici ati murabagaburira. Yesu akaba ari kwavuga turabagaburira iki? Atese nta muntu waba ufite ibiryo hano. Ati rero ati yari umuntu ufite imigati 5 se sandwich hajya tuba muri 10 kandi yabundi uya batu niwe twana kandi migati ndagira ngo 12 sandwich 10 sisi ndaje kubara none ariko twaba 10
niba tuba mu icumi dutanu bari batwanuye kare hasigaye dutanu. Yesu akasema waketishe wote itatosha, nimubicaze iyo migati itanu irahagije. Ese barayimanga atoya hari ufite ese kumanga murakumva yini uko tangira bugari ukatangira kugaha ugahura tasos. Rero murarisha iyo migati murayirisha amafu muratumva kandi ifi zishaka kugira kari kimere hari ahantu ifi zisitarimo akavuga uzayibaze yahuye n'ubugari. Turacakumwe torero turi kumwe Imana nabakunze seserema sigiye kubabeshanga tukibana icyubahiro ye. Yo haleluya. Yesu akasema waketishe wote itatosha, nimubicaze irahagije. Bagicaza abantu kuko Imana yebe abagabo n'abasinzi kumva bari bameze abagabo bicaye imigati itanu. Iyo bari katwa abanyarwanda bari mu kwikoroza ukareba ahantu byuka wese ticaye imigati itanu ngo n'urya n'indwa ureka. Ariko kubera ko bari bazi uwo bataramanye uwo bari bamwizeye ko afite ubushobozi vuga ngo amen. Ati ifi zibiri nazo barazita ifebi ngo arabishimira wamara bituma ngo no bicaze ishaje abantu abana hariya bamara kwishimira barabimana kuragwa bari Ijuma ziragaburiye abantu. Ndamubona Yohana yaciye ahambona Petero yaciye Nataniyeli Filipo Natoma baciye hariya ngo bari kugeza kuri bariya banyuma. Yohana na Petero na Yakobo na Nataniyeli batangira kugira ibibazo mu mutima ati yemwe turabitanze ariko natwizanira ko tumaze kubagaburira ubusi byacu biragenda guti imigati iraha barayanuye n'udufi baradutwaye ubu biragenda guti. Yesu bamenya mu mitima yabo ibyo batangiye kwibwirira kibamenya ko watanze agaburira 5,000 ko yogaburira na 12 bamara babwira ati yemwe nabonye ko mwagize ikibazo cya damaje cy'imifunguri none dia timugira ikibazo cy'imifunguri uwo muri kumatanga ifunguro azaga cyangwa kakugati nuko kibana zagamo uzabaze vuga ngo amen ongera ngo amen uzabaze Eliya ntibusanga mu kamuri Bibiliya umugore wamukanze ngo Eliya kirwa akiruka rwose akunze yamara akaryama munsi y'igiti cy'umurete ibari murete munsi y'igiti cy'icyo giti ariko yakiryamyemo kandi barimo yisabira kugira gute gupfa kandi wanashonje niwe mu ijuru ryokereje ariko data agira icyokezo kidasanzwe ntabwo bibaho ijuru riraza ryose riraza ryose zuka Eliya ati mzuke ngirenze kumbia mugore yakanze none barashaka kunyita ati mzuka ati mzuke ngire ati mzukurye ngo yumve ko ari ukurye ati akaye yiteye hejuru byaroro n'ibitotsi yararimo ukagirira ngo none bamushize amazi mu maso yakagurukiye hejuru kandi kubaza ngo kandi kubisengera yatagenda maja umugabo arakubita imyaka arariye ngo amare kwipakira aho yahagiye niho yongeye kandi gusinzira ijoro yongera kandi iravuga ngo uyu mutimba yokongera kandi bitwazanye message kuvuga ngo Yesu yongeye kandi aho niwe mugabo wasubirijwe subira bamwe tubyumva nuko subira kujuga kangahe ijoro yongera ryubutse ariko data yokokereza yigeze yokereza Abisiraheli ibiryo bikura mu ijuru timuza biruka ko yapakuye Imana mu ijuru yamarakaye yayipakuye kucyo mu ijuru ngo amare yabira ku isi nabo babikura ku isi babishira ku masiniya amazi si urufunguro babwira ngo none sinzi byabaye turacyari ko bavandi Yesu azayinjira mu nguni y'inzara akadabura hari umuntu ndimo mbwira ubutumwa hana hari umuntu warugize ibisa shonje Yesu agiye kugaburira Yesu agiye gukora icyo gukora ko cyageze
haleluya. Eliya birangira ngo amaze kurya ubwa kabiri ngo bongera kumubwira ngo noneho ubyuke ngo kuko urugendo ni rurerure. Iyo pishi yagaburi yaregereye iminsi ntarengwa, si iminsi 40 n'amajoro 40, iramujyana kumugeza ku musozi w'Imana. Iri niryo ijambo ry'Imana turya, ntabwo bizagarukira hano hanze, bizaduherekeza mpaka tugeze ku musozi w'Imana, wakati nitajikuta mbinguni kwa Yesu. Ariko siku muri byavuze ikintu kiza kinezeza ngo tutakula meza pamoja, c'est-à-dire atakuwa na touché na mimi na touché akoraho nanje koraho Yesu kuramo kuganza nake mami vuga ngo kandi ngo tuzaba twicaranye. Nzavuga ngo uwo munsi nzajya mwiyeza mubwire ngo Yesu igirayo twicaranye, ariko uzaba ukomeye, uzaba umunsi mwiza, umunsi tuzagera mu bwami. Hari umurinzi wavuze ngo tugeze ku meza ye ngo tuzadusangira urwibutso ngo rw'umutsima na vino ngo bigasura meza yo mu ijuru, ngo niko tuzasangira nawe ubwazagaruka. Tuzamura ibiganza girasusa. Bwana Yesu asifiwe. Igice cya gatandatu ko nakirangije ahagaburira abigishwa barahaga, vuga ngo barahaga. Ngo nubwo yakoze ibyo byose bene wabo ku gice cya 7 ntibamwizeye, ku gice cya 8 akiza umugore bari bafashe yakoze icyaha, bamutoreye amabuye bagiye kumwica. Yesu aravuga ngo utarakora icyaha n'abari gutora ibuye gira rimutera. Hanyuma ngo Yesu yandika hasi, vuga ngo arandika ngo asharatu kujya hasi byose agasoma ibyaha bye, hanyuma ngo akwite n'ibyaha byawe bisomo basobuhunga ngo bagiye usoro umwe agacaha. Yesaya niwe wabivuze neza, aravuga ngo bashobora kubitera baciye mu nzira imwe, ariko ngo bakaguhunga baciye mu nzira zibiri. Icyampa bakaguhunga baciye mu nzira zibiri. Imana irabishoboye. Komera Yesu amashyiga. Ku gice cya 9 ariko Yohana yaranditse aravuga ati Yesu yarakoze, atatembere muri quartier asanga hari umuntu wafutse ari impumyi. So mu gice cya 9 avuga vuga ngo amen. Kandi ngo hano ntiyaranditse cyagiraga n'utuntu ngo tosha kwa amaso. Abigishwa batangira kumubwira ati Yesu uyu ni wakoze icyaha cyangwa na ababyeyi be bakoze icyaha kugira ngo umutima avukane. Yesu aravuga ngo uyu wakoze icyaha sinababyeyi be bari kuri cyabereye ngo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro binyuze muri we. Reka kubwira ibigutinze n'ibyo gutuma izina ry'Imana rishirwa hejuru, ntabwo ari byo n'ibyo gutuma Imana ishimwa, n'ibyo gutuma Imana ishirwa hejuru binyuze muri icyo kibazo wahuye nacyo. Komera Yesu amashyi. Haleluya. Yesu mwamara akira hasi etelecteur comme Jésus vraiment akira hasi mwamare atoba ibyondo kukimana bari badara eterati Bwana nawe kujije isoni Bwana uri gucira vraiment wamara gucibwa kamene nawe ariko fata rwagongo nuko umuntu yaremwa kuwe mu butaka amaso yuri yamutitse nawe yagombaga kuva mu butaka wamara giraki so kumuwa mu maso kugira ngo yamuteye ishaka Kamara kugira ati soro wa wagese wa kukageza wagira amasabarani aravuga ati kure n'umugabo witwa Yesu hari cyakore icyapi musu bakurana akagira ikita kora musa komera masi arakwiriye. Haleluya. Naza kora gusoma ariko tuyiga n'umwungeri mwiza ku gice cyacu abwira abantu ko ari umwungeri. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Siko Dawidi yavuze ngo Uwiteka ni umwungeri wanje ngo sinzakena, ngo azajyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo agasubiza intege mu bugingo bwanjye, ngo naho nandura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ku gice cyacu babwira abantu ati wa wundi Dawidi yaririmbye avuga ngo niwe mwungeri nije mwungeri mwiza kandi ntabazajya ziranzi zizi n'ijwi ryanjye. Amen. Amen. Kaza gusa ngo areke kuzura niba hari ibyawe byari byapfuye muri 2024 bikaba byarapfuye kuva mu kwa mbere tukaba tugeze mu kwezi kwa 10
nakumwe turimo twinjira mu kwezi kwa 12 niba hari byari byapfuye iro muri kumwe ngo birazuka kandi sasa yeye kima n'usoma n'ibiri azaza batangiye kwita ku mazu Yesu anagenda yohe anabwana kazibwa Lazaro Betania nyawa Yesu anafua Yesu anagenda yohe anabwana kazibwa Yesu anawawena nani koma muzika Shida Yesu ananena inigegea Mreke tulikere haleluya Kere haleluya Kere haleluya Haleluya Iyo ndirimbo twari tuvuze naho Yesu yageze Betania sangaraza no yapfuye basibutse Yesu gwagere ngo munyereka aho bamushimye batangira gukubita ku mazuru ngo yabuze yanutse reka babwire ubwaje gukora tiyita kubyabuse tiyita kubyapfuye tiyita kwita ku mazuru araje zuri byawe niba hari ubukwe bwapfuye urazuka mu izina rya Yesu niba hari iterambere ryawe ryapfuye rirazuka mu izina rya Yesu niba hari abana bawe byapfuye hari akazi kari kapfuye hari bitagendaga biro muri kumwe ngo birazuka mu izina rya Yesu niba yarasuye nasa n'icyawe ntabwo binaniranye n'ibindi vuga ngo birazuka mugera ngo birazuka Yesu araje abizure mu izina rya Yesu zamura ibiganza gira neza Bwana Yesu asifiwe umugore bamubonye ku gice cya 12 aravuga ngo ndakurikije ibyo wagiye gukora ku gice cya mbere kugeza kuri kino gice cya 11 Jenda gutura isadaka ituro rikwiriye iyo wazanye amavuta vuga ngo wazana amavuta Bibiliya yavuga ngo aya mucucumurira ngo ayahanaguza umusatsi abigishwa baravuga ngo aya mavuta uyafushisha ubusa twari kuyafashisha abakene twayagurishije n'abapfakazi Yesu atabapfakazi n'abakene muzabana nabo atariko ndababwira ukuri mureke gutera umugore agahinda ngo kuko arimo ndunganiriza umubiri wanje vuga ngo amen aratunganya n'iby'urupfu rwanje ngo ndababwira ukuri yuko aho ubutumwa bwiza buzavugirwa ku isi iki gikorwa uyu mugore akoze ngo kizahora aciwe none yere muzabura ibiganza twiruka uwo mugore kuko ndimo ndavuga ubutumwa bwiza kuko biravuga ngo aho ubutumwa bwiza buzavugwa uwo mugore aziga none mwamwibutse vuga ngo amen cya 13 Yesu aca bugufiyoza ibirenge aravuga ati uyu munsi nicyo wakorera ngo aje kubakorera aboza vuga ngo amen ku cya 14 arababwira ati noneho nubwo nabakiriye bugufi noneho ndimo ndabaseze ariko ko mbaseze tumuhagarika imitima yawe mwizere Imana naje munyize mu rugo rw'Imana harimo amazu menshi aho ngiye kubategurira ni heza kandi hari amazu menshi ngiya ya saa 6 kugeza saa 9 ngo habubwira kabi izuba riravuga ngo uyu mwami wandemye sinamuvira sinamubikaga hano ariko yende bari babantu tabana turi kumwe Yesu iravuga ati yo none se kwa cikane ubu singiye kubonisha baramubika hano muri buno butaka isingu yatetira umwenda gukingiriza rero cyane utabukamo kandi uhereye hejuru wiga hasi aho bari barabujijwe kugera kubw'amaraso ya Yesu tugerayo kuvuga ngo twarahageze amaze gucikana Nikodemu wawe twavuze ku gice cya 3 yafatanyije n'abandi bamanura umurambo wande wa Yesu bawushira mu mvu tubona abasirikare bahurize ku gice cya 20 vuga ngo amen ariko kuri 20 tubona Yesu yazutse anesha urupfu iva igize gute ibirangaye kandi byarangaye ngo birangirira mu gusa aravuga ngo sinavutse nubwo navuzutse ariko abantu bashobora gutekereza ko none atari byo agenda yereka abigishwa be arabiyereka simvuga byinshi
vuga ngo amen. Abereka mu gice cya 20 wagere kuri 21 wa murongo wa nyuma 25. Yohana aravuga ngo hariho n'ibyinshi Yesu yakoze ngo bitanditswe mu byanditse byanditswe ngo n'ibitabo byakwandikwa ntibyakwigwa gusa. Yesu nagira icyo akora mu bana bawe, mu buzima bwawe no muri iri torero. Wahaguruka tukamuhamagara ngo data agira icyo ukora, haguruka agira dusengane. Data mu izina rya Yesu Kristo, abantu bawe bahagaze imbere yawe, hari icyo bashaka gukora mu bana babo, hari icyo bashaka gukora mu buzima bwabo, hari icyo bashaka gukora mu kazi kabo, hari icyo bashaka gukora mu rubyaro rwabo, kuko watubwiye ngo igihe cyo gukora kwawe kirageze, igihe cyo gukora kwawe kirasohoye. Nigisohore muri aba masengesho y'imisi 40, nigisohore muri aba bagabo baraha, nigisohore muri aba badamu baraha, nigisohore ku rubyiruko ruraha, nigisohore muri aba bakobwa, nigisohore muri aba bahungu, nigisohore muri pesa, nigisohore ku itorero ryawe ku isi. Kora kuko turagushaka. Hariho n'ibindi byinshi wakoze ntawabyanditse, ariko byanditswe ngo n'ibitabo ntibyakwirwa. Rero dukoreye kuko uri umukozi, kuko ijambo ryawe riravuga ngo data arakora kandi nawe urakora kandi uzahora ukora. Reka tugukomere amashyi kuko dukoreye ibikomeye. Izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Reka twongere dukomere Imana amashyi. Twizera ko twese twafashe. Hari abamaze kuva kuwa kane ubutumwa ari hano, namwe mumwumvise uyu munsi, twese turagabanya.